Namaze kukwinjiza mu kibuga bushyashya, namaze kukuzanira RAVA4 nziza y'agatangaza. RAVA4 2008 automatique. Iyi modoka uraza kuyikora ku mafaranga miliyoni 14 z'amanyarwanda. No gukatura turagatura, no gukopa turakopa. Ntuza ko wacikwa uyu munsi nta gusanzwe. Nakuzaniye imodoka igihumbi kuri Brashar TV. Uratekereza ko imodoka igihumbi zose twakira buri munsi haza kuba haburamo imodoka yawe gute se? Byaciye mu zihe nzira? Uri mu Brashare, nkorera ahantu hepfo cyane, nkorera ahantu handitse subscribe, ukora share, ukora like, ukora comment, ubundi tugendane. Buri modoka ntereka ku isoko yose uzajya uyibonera ku gihe. Reba imodoka, dorutu modoka. Nuko tuje kandi nuko tugaruke na za modoka z'imiturika, tugaruke nyina za modoka z'abakimaze, tugaruke nyina za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukuvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora, nkakuzana kuri Brashar TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Reba ubwiza bw'imodoka, ntuze kuba wacikwa. Mboneraho gusuza Brashar mwese ahantu muherereye hose. Abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, abadiaspora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe tubana buri munsi, mumeze mute? Ijwi riraturika mvugira ati Brashar TV hejuru hejuru hejuru. Niba ukunda Brashar TV, nanjye mbakunda kurusha. Nanjye mbakunda kurenza uko mubitekereza. Niyo mpamvu nanjye mbasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe. Nkubwira nti icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigere kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashar, nijye na Emmanuel, uwo ni wenge. Wiba kwita dukurikiye Brashar TV aka kanya, ukaba uri kubona imodoka nyinshi zitandukanye. Ushaka iyihe modoka? Ufite imodoka ugurisha, ushaka icyitwa inote koko, yirava nayo ntize kuba yagucika ku mafaranga make cyane. Niba wifite amafaranga miliyoni 12, nkubwa ngo no katura no kopa ni automatique. Ariko ubundi niba ushaka ikintu bita RAVA nziza, uzatangiye kugura byibuza guhera ku mafaranga miliyoni 9 kuzamura gato. Ikindi bagomba kuguhereza RAVA y'Uburayi, cyangwa niyo atari Uburayi, ikaba ari Japan, igomba kuba ari nshyashya. Iby'imodoka murabizi, mumaze kubimenya. Nta mu Brashar n'umwe nshaka muri uyu mwaka wa 2025 kuzashira adatunze imodoka. Gute se? Byaciye mu zihe nzira? Nkwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane, ubasha kuba wabona imodoka kuri Brashar TV. Imodoka izakugira akamaro, ugaseza kugenda wicwa n'izuba rya hato na hato, cyangwa no mu gihe cy'imvura, imvura yakasa mutwe imvura ikakunyagira. Gute se? Bayita Karina nziza cyane. Iyi Karina ni Emmanuel, uraza kuba wayikora ku mafaranga miliyoni 4 z'amanyarwanda, kuko uri mu Brashar. Niba utari mu Brashar, kuko wakoze subscribe, kuko unkurikira buri munsi, kuko buri modoka ntereka ku isoko yose ubona kujye iyi modoka, nanjye ndaza kuba nayiguhesha. Ikizakubwira ko waguze neza kandi nuko uzagura imodoka wakenera kuyigurisha, ukayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze. Iryo ni ryo banga tugendana turanguza imodoka. Wabishaka utabishaka, kugurira imodoka kuri Brashar TV ni iby'agaciro kuri wowe, ndetse ni iby'agaciro ku muryango wawe. Iyo uguriye imodoka kuri Brashar TV, ugenda wumva utuje, ukava mu mujyi wa Kigali ukerekeza nko mu majyepfo, nk'ahantu
bita Nyanza Nyaruguru nka Nyamagabe, cyangwa twerekeza mu majyaruguru nk'ahantu bita za Rulindo, Musanze cyangwa na Gicumbi ubundi ukagenda wumva utuje ukavuga ati ubwo imodoka nyiguriye kuri Brashaire TV ndayibyizeye nta kibazo izagira, kandi ninkena no kuyigurisha amafaranga nayiguze bazampa arutayo nayiguze, kuko naguriye imodoka kuri Brashaire TV bamereye ku kiranguzi. Uko niko kuri. Uramutse ugize amahirwe ugahura n'umuntu waguriye imodoka kuri Brashaire TV yagu ubuhamya, waza uza kwishyura, uzaza uza kwishyura umunsi umwe urahagije. Duhamagare kuri 0788497423 nizo nimero ubona kuri screen ya Brashaire TV, ubundi utange komande tuguhe komande y'umunsi uzazira kugura imodoka, uzabuje gutwara imodoka. Benshi bagiye baza baseka, benshi bagiye bavuga ati ariko nyamara reka nze kureba ukuntu bimeze, reka njye kureba ukuntu bimeze kuri Brashaire TV, ariko ndabona hari igihe ntari bugure bikarangira guze. Ubu se nakwereka imodoka ifite agaciro ka miliyoni 9, warangiza ukayigura amafaranga miliyoni 7, ikagucika gute? Icyo gihe reka nkubwize ukuri, tegura amafaranga yawe ubundi umpamagare, ubundi uze nguhereze imodoka, nguhereze imodoka nziza kandi izakubera agatangaza, ya yindi nawe uzajya ugenda mukajya uvuga ati Brashaire TV hejuru. Abemera ko Brashaire TV ari mwe rukumbe kuroye mugabane, abemera ko Brashaire TV ikora ibidasanzwe, abemera ko Brashaire TV ari imwe rukumbe mu gutanga imodoka ku kiranguzo. Mvugira ngo Brashaire TV hejuru, ubundi tugendane, tinyuka, ndabizi uratinya. Ngo urabona ngo ariko ngo se ngo mfite amafaranga make, ngo mfite miliyoni 3, ibaza ariko abandi bafite miliyoni 1.5 cyangwa miliyoni, baraje baragura barayigendera. Ufite ikihe kibazo muvandimwe wanjye, nshuti magara? Nta gicucu gitunga miliyoni, igicucu se gitunga miliyoni, ariko niba warakoreye amafaranga ukageza ku mafaranga miliyoni 3, ndi tayari kubiba nayabyaza umusaruro. Narakubwiye ngo Brashaire TV si yanjye ni yanyu. Nuza kugura imodoka kuri Brashaire TV uzaze wumva wisanzuye nk'umwana ugi wabo, byuza wisanzuye. Ariko ubundi muri abanyamugi, kuba umunyamugi ntago ari ibintu bigoye cyane. Niba warakoze subscribe, uri umunyamugi kandi wamaze kwinjira mu muryango wa Brashaire, nkubwira ko kuba Brashaire atari ikintu kigoye, ukajya ukirya urabona ngo icyakubwira ni ibiki? Icyakubwira ni igiki? Uracyagenda n'amaguru muri iki kinyejana, uracyagenda n'amaguru, kandi ubwo ufite miliyoni 15. Urabona ngo reka maze njya kugura ibanza, ngo reka nubaka inzu, ariko ubundi agaciro ko kubutunza imodoka. Ngo urabona ngo abo duturanye ngo nta n'umwe ugize utunga imodoka. Ngo urabona ngo bariya nawe ni wowe munyamugi kandi ubu musirimu. Sirimuka, Brashaire TV yarahageze. Sirimuka, utinyuka uze nguhereze imodoka. Wimbwira ngo amafaranga ni make, ndabizi ko nta mafaranga make abaho, ariko nanjye mba ngomba kuyabyaza umusaruro. Iyi bayita Toyota Camry, iyi bayita Camry automatic, ndaza kuba nayigura ku mafaranga miliyoni 8. Ni vatiri nziza cyane, ariko nkubwira yuko nunahagera tugomba tugakatura reba, ubundi uzana amafaranga nyabyaza umusaruro. Erega iyo nkugurishije imodoka ntago uba winjiye mu gihombo, ahubwo uba uri kubyaza amafaranga yawe umusaruro uyigendamo, ariko no kuyabyaza umusaruro ku buryo ushaka kuyigendamo wayihaga ukayigura kuri Brashaire TV, tukongera tukayigurisha, ukayigura nk'amafaranga miliyoni 7, wakenera kuyigurisha ukayizana kuri Brashaire TV tukayikugurishiriza ku mafaranga miliyoni wenda nk'8,500. nta kiguzi habe na kimwe, iyi Prius uraza kuyekora ku mafaranga miliyoni 7,500. reba ariko koko nzabagire nte, reka nkomeze n'isuri za Brashaire nagiye ihereza imodoka. Brashaire muri mu karere ka Karongi mu burengerazuba, aho ni mu karere ka Karongi Ngororero. Imodoka nabahaye mwazifashe neza, ntago mwigize zihirika. Nyamasheke, Nyabihu, alo murankurikira 5 kwa 5. Ariko uyu muhungu aratwika koko, uyu muhungu aratwika.
tanga komande sirimuka, ndashaka kubasirimura ibyo mwigize byose, ngo urabona ngo icyakubwira ngo nashatse imodoka, ariko ubundi mugurira hehe? Ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura. Ese ubundi Burashari TV itaraza mwaguriraga hehe? Mumbwize ukuri, mwaguriraga hehe? Ariko niba waramaze kumenya Burashari TV, ndagira nkumara impungenge ko ahangaha niho hantu uzagura imodoka, nanjye ukagenda uvuga ati Burashari TV ndakwemeye, ibyo uvuga byose ni ukuri, ibyo wadusezeranyije ni ukuri. Reka nkubize ukuri, nawe nkubeshye, ibyo nkubwira ni ukuri, ndashaka kubaremera. Ndagushimiye twabonye kuri Burashari TV turi gutereka imodoka ku isoko. Reba yayindi nakubwiraga, RAVA4 2008 automatique. Iyi modoka uraza kuyekora ku mafaranga miliyoni 14 no gukatura turakatura. Wewe wankurikiye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nkuko ushaka, ni utarashaka ushaka muzabane neza. Mwibisanzwe kuri mikro ni Burashari, nije na Emmanuel, tuzasubira, bye bye.